SAI Boost Your Talent Competition. SAI Music and Pictures studio imaze kuba ubukombe mu gutunganya amajwi n'amashusho. Kuri ubu yabateguriye irushanwa competition ushobora kuba wagaragarizamo impano yawe. Waba uri umuhanzi, waba ufite impano yo kuririmba warabuza uyigaragariza, aya niyo mahirwe yawe. Abazitabira muri competition bazajya bigaragaza banyura imbere y'imbaga y'abakurikiye televiziyo Yokuririmba TV buri wa kabiri na buri wa kane guhera saa 4 n'igice z'amanywa. Nyuma kandi hazabaho no gutangwa amanota binyuze ku itsinda rigari ry'abajaji, aho abazatana muri competition bazafatwa video zabo zikauploadingwa kuri YouTube channel ya Yokuririmba TV. Abakunzi b'umuziki nyarwanda nabo bakaba babasha kuba babashyigikira. Iyi competition kwiyandikisha bizatangira tariki 10 z'ukwa gatandatu 2024, naho abazahatana bazatangira kwigaragaza tariki ya mbere z'ukwa karindwi 2024. Abazahiga abandi muri iyi competition uzaba wa mbere azahabwa igihembo cyo gusinyishwa amasezerano na SAI Music and Pictures, ndetse anakorerwa indirimbo zigera kurenye mu buryo bw'amajwi n'amashusho afashwe no muri promotion yazo. Hanyuma uwa kabiri n'uwa gatatu nabo bazakorerwa indirimbo muri SAI Music and Pictures. Kwiyandikisha muri rushanwa bizajya bikorerwa aho SAI Music and Pictures ikorera i Kanombe mu Busanza buri gihe mu masaha y'akazi. Ushobora kandi no kwiyandikisha ukoresheje nimero ya telefone igendanwa ariyo 079 47 97 022. Iyo nimero kandi akaba nayo wakwifashisha ubaye wifuza kumenya ibigenderwaho kugira ngo wiyandikishe muri rushanwa. Ushobora kandi no kwifashisha imbuga nkoranyambaga zacu mu gukurikirana ibikorwa bigendanye n'iri rushanwa. Nimba wiyumvamo impano yo kuririmba ntucikanwe n'aya mahirwe. Iki gikorwa cyatewe inkunga na Yokuririmba TV n'ikiganiro Step Up impano n'ubuhanga. SAI Music and Pictures tubereho impano zanyu.